Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, uburinzi bwayo bukomeze bubabeho. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Ishimye ko abanye natwe ukaturinda mwami. Ntabwo ari uko twari beza, ntabwo ari uko twari intungane kurenza abandi, ahubwo ni imbabazi uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo tuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgota. Ukimara kutubabarira, twemerere usubane natwe muri uyu mwanya w'umumaro, ntube imfabusa, kandi utwemerere indirimbo tugiye kuririmba kubera umubavu uhumura neza. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakuberanya. Mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe kandi aganze ategeke mu ruhande rwacu. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'171 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amahoro Yesu aha abantu be, nagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, nutayata ntago wayakurwaho. Wiringira Imana, wiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana, wiringira, ntabura amahoro meza adashira. Abo Yesu arindisha amaboko ye, nta mubisha ubasha kubageraho, n'amaganya abasha guhagarika. Imitima irindwa n'Umucunguzi. Wiringira Imana, wiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana, wiringira, ntabura amahoro meza adashira. Ibyishimo byose n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami Imana. We gushidikanya, jya uyiringira, ntiyahemukira uwizera atyo. Wiringira Imana, wiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana, wiringira, ntabura amahoro meza adashira. Shimye Imana kubw'uyu mugoroba. Uyu munsi nifuje ko turirimbana iyi ndirimbo ivuga ngo uwiringira Imana akayiringira ntabura amahoro meza adashira. Ntago wakiringira Imana ngo ubure amahoro. Imana itugirire neza. Imana rero niyo itanga amahoro, kuko umuntu yaguha amahoro mu kanya bigahinduka. Umuntu yaguha amahoro mu kanya akongera akagutesha umutwe, ariko Imana niyo itanga amahoro meza adashira. Imana itugirire neza. Yesu amaze ari gusezera abigishwa be, yarababwiye ngo mbahaye amahoro, mbasigiye amahoro, ngo ariko sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Yari azi yuko amahoro ari ikintu cy'ingenzi bakeneye, kubera ko isi yo ntabwo yabasha kubaha amahoro. Niyo mpamvu yababwiye ngo mbasigiye amahoro ariko sinyabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Imana itugirire neza, kuko abo mu isi baguha amahoro akanya gato, ariko mu kanya bigahinduka ibindi. Ariko Imana yabasigiye amahoro kugira ngo bagubwe neza, kugira ngo ibyo bakora babikore neza. Imana itugirire neza. Nawe rero ndakwifuriza wowe nkurikiye ko Imana ikumpera amahoro
meza adashira. Imana itugirire neza. Amahoro Imana itanga ntabwo ajya ashira, ahoraho iteka ryose. Umuririmbyi aratubwiye ngo amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, nutayata ntabwo wayakurwaho. Imana itugirire neza. Yesu amahoro aha abantu be ni ukuri ntarondoreka, nta nubwo wayashyira ku rugero wagira icyo yagereranya nacyo, cyangwa wayashyira ku rugero ngo uvuge ngo angana gute, kuko ni amahoro yuzuye, ni amahoro asendereye, ngo ajya ahumuriza ngo abayafite. Iyo ufite amahoro Yesu atanga, Yesu ajya atanga amahoro yo mu mutima, ukaba urwaye ukaba wumva ntacyo bigutwaye, ukaba waba uraye ukumva nta kibazo ufite, kubera ko Yesu yaguhaye ayo mahoro. Ayo mahoro rero Yesu atanga araguhumuriza no mu bibazo, ayo mahoro araguhumuriza no mu byago, ayo mahoro araguhumuriza no mu bukene, ayo mahoro araguhumuriza no mu burwayi, amahoro Yesu atanga araguhumuriza. Imana itugirire neza. Buri wese ndamwifuriza ko aya mahoro Yesu atanga ahumuriza abantu be nawe yayakumpera. Uwo nkurikiye Yesu akomera aya mahoro, kuko ni ukuri ntagira akagero ntarondoreka. Ngo nutayata ntabwo wayakurwaho, ni ukuri nutayata ntawayagukuraho. Aya mahoro ni wowe wenyine wayata ku bwawe, ariko nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kuyagukuraho. Ni ukuri ibyo utunze ntibyaguha amahoro, amafaranga menshi ntiyaguha amahoro, inzu nyinshi utunze ntizaguha amahoro, ibyo byose bikuzengurutse, abo mubana ntabwo babasha kuguha amahoro, inshuti zawe ntizaguha amahoro. Amahoro atangwa na Yesu wenyine. Mu Bakatolike twayaga dukunda kuririmba ngo ayo mahoro ni amahoro meza, ngo atangwa na Yesu. Aya mahoro rero atangwa na Yesu wenyine, nta wundi muntu, nta muntu n'umwe waguha aya mahoro. Ndakwifuriza ko nawe aya mahoro Yesu yakumpera, akajya guhumuriza mu bibazo, akajya guhumuriza mu byago, akaguhumuriza mu burwayi, kandi ukayakomeza, kuko nutayata nta muntu wayagukuraho. Imana itugirire neza. Nta handi rero wakura amahoro. Hari abantu bajya bagerageza gushaka amahoro bakajya kwiyahuza ibiyobyabwenge, nkunda kubivuga. Bamwe bakanywa itabi, abandi bakiyahuza inzoga, abandi bakajya mu bapfumu, abandi bakajya mu busambanyi, ngo bari gushaka amahoro. Ariko aho hose ntabwo bahakura amahoro, ntabwo bayabona. Aho ntabwo bahabona amahoro, ahubwo ibyo ngibyo babijyamo, bakajya muri ibyo bagasayisha, ariko mu gitondo bakongera bagasubira muri bya bibazo no mu mibabaro. Ariko iyo uri muri Yesu, iyo aya mahoro Yesu yaguhaye, nubwo wahura n'ibibazo, nubwo wahura n'intambara, aya mahoro araguhumuriza, akaguha ibyiringiro, ukavuga ati kuko mfite Yesu, kuko Yesu yampaye amahoro ari yo mu mutima. Nubwo bimeze gutyo uyu munsi, ariko nzi yuko Yesu ari kumwe nanjye, nzi yuko Yesu atazansiga, nzi yuko Yesu ari kubitambukanamo nanjye, kandi nzi yuko azangirira neza. Imana itugirire neza. Yesu nakumpera aya mahoro, aya mahoro atanga, aya mahoro ahumuriza abayafite, nawe aya mahoro yaguhe mu izina rya Yesu. Ngo wiringire Imana, ngo uyiringira, ngo ntabura amahoro meza adashira. Niwiringira Imana, ni ukuri aya mahoro ntabwo uzayabura. Umuntu wiringira Imana ukaba ariyo wiringiye, kuko nta wundi muntu wakiringira, kubera ko hari umuririmbyi waririmbye ngo abiringiye abantu ngo barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ngo ariko ngo Imana ntigihemuka kandi ntikoze isoni. Nimureke twiringire Imana. Uwiringira Imana ntabwo abura amahoro meza adashira. Imana itugirire neza. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo havumwe umuntu wizera umwana w'umuntu, havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu. Twizere Imana, tuyiringire, kuko niyo ushobora byose, niyo mutegeka wa byose. Ngo abo Yesu arindisha amaboko ye, ngo nta mubisha ubasha kubageraho, ngo nta maganya abasha guhagarika imitima irindwa n'Umucunguzi.
abo Yesu yarindishije amaboko ye. Amaboko ya Yesu arakomeye. Iyo amaboko ya Yesu akurinze, ni ukuri nta mubisha n'umwe wakugeraho. Uba ufite uburinzi bukomeye. Mbega ubwo burinzi, aya maboko ya Yesu, nta muntu uri mu isi ufite abarinzi baruta, nubwo yaba afite abasirikare bangana gute bamurinze. Abo ngabo ntibizewe. Ariko amaboko ya Yesu, amaboko ya Yesu arakuzenguruka ku buryo umubisha, Yesu yabishatse mubisha ntakugeraho. Ni ukuri Yesu amaboko yarakurinda rwose, n'ahandi ubona ko bikomeye umubisha ntakugereho, umwanzi ntakugereho. Kandi abo Yesu arindishije amaboko ye, nta maganya namwe yabasha guhagarika iyo mitima cyangwa umutima urindwa n'umucunguzi. Kuko uburinzi bwa Yesu cyangwa uburinzi bw'Imana ni ukuri burakomeye. Iyo Imana yakurinze, nta kibi, nta mubisha, nta byago, irakurinda ikaguporoteja ku buryo nta kintu gishobora kuguhungabanya. Uburinzi rero bw'Imana burakomeye. Ndakwifuriza ko Imana gushyiraho uburinzi bwayo, ni ukuri nibugushyiraho bizagenda neza. Imana itugirire neza. Ngo ibyishimo byose n'ibyago byacu biva mu rukundo rw'Umwami Imana. Ngo we gushidikanya, ngo jya uyiringira, ngo ntiyahemukira uyizera ryo. Ibyishimo byacu n'ibyago byacu, Imana ijya yemera ko ibyago bitugeraho, ariko haba hari impamvu. Kandi n'ibyo byago bitugezeho, ibana natwe muri byo, tukabitambukanamo nayo, ntidukorwe n'isoni. Niyo mpamvu umuririmbyi yatubwiye ngo aya mahoro Yesu atanga, ngo ajya ahumuriza. Aya mahoro rero, iyo tugeze mu byago araduhumuriza, tukumva nubwo turi kubicamo ariko turi kumwe n'Imana. Ntibitume umuntu yarwara agahinda gakabije, ntibitume umuntu yakiyahura, kubera ko azi ko ari kumwe n'umurinzi, ari kumwe n'uburinzi bukomeye, ari kumwe n'ukuboko kwa Yesu. Ni ukuri Yesu ni mwiza, Yesu aradukunda. Ibyo byose yemera ko bitugeraho, ko twishima, kandi n'ibyago bitugeraho, ariko haba hari impamvu. Ibi bikomeye cyangwa ibyago atuma tubinyuramo kugira ngo adukomeze, tuzakomeze abandi. Ni ubuhamya baturemera. Imana itugirire neza. We gushidikanya rero, iyi Mana twakurikiye irashoboye, ntihinduka. Uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri, kandi ntabwo izaguhemukira. Ni ukuri niwiringira Imana ntabwo izaguhemukira, kandi ntizagukoza isoni. Wowe utari wiringira Imana uri mu gihombo. Fatiraho uyu munsi, ufata umwanzuro. Wowe utari wiringira Imana, fata umwanzuro uyu munsi. Uyu munsi ni we wawe, umunsi w'ejo ntuwuzi, kuko muri iyi si turi abashyitsi. Ushobora kuvuga ngo nziringira Imana ejo, ushobora kuvuga ngo nziringira Imana mu kwezi gutaha, ariko ntuhazi, ntabwo uzi niba uzagezayo. Turi abashyitsi muri iyi si, turi mu rugendo. Fata umwanzuro, wiringira Imana, kuko ntabwo igihemukira uwayizeye. Imana itugirire neza. Ni ukuri wowe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe ni iki ngo ufate umwanzuro umwakire. Kuko ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntago wayakurwaho. Ese urumva aya mahoro wowe utayahabwa? Ngwino muri Yesu, harimo umunezero, harimo kugubwa neza, harimo kwishima, ibyishimo utakura ahandi, umutuzo utakura ahandi. Ni muri Yesu. Muri Yesu niho bibera, muri Yesu niho harimo byose. Ngwino wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi nawe wari utaye ibyiringiro, nawe wari ucitse intege, ni ukuri Yesu aracyakora, Yesu aracyariho, Yesu ni muzima, Yesu ni umwami. Ngwino uce bugufi, usaba imbabazi, ubundi arakubabarira.
ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese uciye bugufi ngo amubabarire. Ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, gukurikira Yesu ntabwo ari ubujiji, gukurikira Yesu ntabwo ari ukubura icyo ukora, ahubwo ni uguhitamo neza. Gukurikira Yesu ni amahitamo meza ubu ufashe. Imana itugirire neza. Reka dusenge dushime Imana ku bw'ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ubu butumwa utugejejeho bunyuze mu ndirimbo. Umuririmbyi aratubwiye ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo nutayata ntago wayakurwaho. Aya mahoro Mwami Imana nsengeye abankurikiye kugira ngo bayakire mu izina rya Yesu. Bampera aya mahoro, kuko aya mahoro ngo ajya ahumuriza abayafite. Nabo nabahumurize mu bibagoye, nabahumurize mu byari baciye intege, nabahumurize mu burwayi, kandi agume muri bo. Biteho bagirire neza, barwanire intambara bazi n'izo batazi, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka. Mwami turakwinginze kugira ngo ukize abarwayi, bakozeho ukuboko kwawe gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana turakwinginze kugira ngo bakorere igitangaza, bakire gukira, kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Mana igira neza, Mana ikomeye, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ongera usuku ubyutse mu itorero, kandi dusengeye abatari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo uyu mugoroba bafate umwanzuro bamwakire, kuko niho harimo amahoro, niho harimo umunezero, niho harimo umutuzo. Mwami iby'isi ntabwo byaduha umunezero, iby'isi ntacyo byamara, kubera ko twaje mu isi ntacyo tuzanye, kandi tuzayivamo ntacyo dusubiranyeyo. Mana turakwinginze kugira ngo nabo baze bakire Yesu, kugira ngo babone ubugingo buhoraho, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa Data ngo atamujyanye. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo nabo bahe kumwakira. Mwami Imana, Mana igira neza, komeza utwagure mu buryo bw'umwuka, kandi udukoreshe iby'ubutwari. Rinda ubugingo bwacu, kubera ko aribwo buzakubona. Mana dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho baremera igitangaza, nabo bahe guheka Mwami. Mana igira neza, Mana ikomeye, navuga byinshi, ariko nsengeye abafite intimba n'agahinda, bari kubona nta cyizere cy'ubuzima, bampera amahoro mu mutima. Dusengeye isi Mwami, kugira ngo uyihe amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze kubw'uyu mugoroba, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana ikomeze ibampera amahoro itanga. Aya mahoro ni ukuri Imana yabampere, kandi uburinzi bwayo bukomeze bubabeho naho ubutaha. Bye.